Bakunzi ba Action TV turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya rero Action TV yabateguriye umwanya wo kugira ngo tubasomere iba byanditse mu binyamakuru byo hirya no hino. Turi rero mu kinyamakuru Umuryango, aho cyatari inkuru kigira kiti polisi yavuye imuzi ibya permis izakorerwa ku modoka za automatique. Iyo niyo nkuru nyine y'iki kinyamakuru cyangwa se inkuru inyamukuru tugiye kubasomera uyu munsi byanditswe mu binyamakuru. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga cyangwa se imodokari za automatique zizajya ziba zifite ibimenyetso byihariye biziranga kugira ngo harebwe niba atwaye imodoka ababifitiye uburenganzira. Ibi rero uyu muvugizi wa polisi ACP Rutikanga Boniface yabigarutseho kuri uyu wa mbere Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2024 mu kiganiro cya Waramutse Rwanda kinyuzwa kuri radiyo y'igihugu cyangwa se ku kinyamakuru cy'igihugu RBA. Yabigarutseho mu kiganiro nyine Waramutse Rwanda cya RBA cyo kuri wa gatatu tariki ya mbere Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2024. Inama y'Abaminisitiri yo kwa 25 Mata umwaka w'ibihumbi 2024 niyo yemeje gukorera impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga hakoreshejwe ibinyabiziga bya automatique. Urumva kuri inama y'Abaminisitiri nyine yemeje icyo gikorwa, yemeje izo mpushya kwa 25 Mata umwaka w'ibihumbi 2024, yemeza ko hazajya hakorerwa ibyo binyabiziga cyangwa se impushya za burundu zo gutwara ibyo binyabiziga bya automatique. Abantu bazahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga bya automatique biri mu rwego batsindiye nibyo bazaba bemerewe gutwara. Abazatsindira uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga bya manuel bazaba bemerewe gutwara ibinyabiziga bya automatique na manuel. Aho umuvugizi wa polisi y'igihugu ACP Boniface Rutikanga yabisobanuye agira ati abantu bazahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga bya automatique biri mu rwego batsindiye nibyo bazaba bemerewe gutwara. Abazatsindira uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga bya manuel bazaba bemerewe gutwara ibinyabiziga bya automatique na manuel. Aha ni ibintu byumvikana, umuvugizi wa polisi yabisobanuye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko abazajya bahabwa impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga bya automatique ariko zifite ibiziranga. Aravuga ati abantu bazajya bahabwa impushya za burundu zo gutwara imodokari za automatique bazajya bahabwa izo mpushya ariko zifite ibiziranga. Ati uretse kategori A1 na B1 zisanzwe ari iz'abafite ubumuga bw'ingingo butandukanye, ku bafite izindi permis za automatique bazaba hari akantu kabigaragaza. Ati ziriya zari zisanzwe nyine A1 na B1 ati zari zisanzwe ari iz'abantu bafite ubumuga bw'ingingo butandukanye. Ariko n'aba ngaba bazajya bafite uruhushya rwa burundu rwo gutwara imodokari za automatique, kuri izo mpushya zabo hazaba hari akantu kabigaragaza. Byagaragaje ko urebye ibizamini bisanzwe bikorwa ku modoka za manuel nta byinshi bizahinduka usibye nka demarage itazaba ikenewe. Ati demarage ntizaba ikenewe ariko ibindi bintu byose twasabaga abantu byose bizaba birimo. Umuntu ashobora kwigira ku kinyabiziga cya manuel ariko yajya gukora ikizamini akaba yahitamo gukoresha ikizamini ku modokari za automatique. Mazimpaka rero Julius uhugura abifuza gutwara ibinyabiziga yavuze ko gukorera impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga hakoreshejwe automatique ari icyemezo gishimishije. Urumva ko n'abafite amasoko cyangwa se abari basanzwe bigisha abantu mu byerekeye no gutwara ibinyabiziga kugira ngo bazakore impushya za burundu nabyo cyemezo cyarabashimishije. Ati abatugana nibo bishimiye kuturusha, nkatwe abarimu cyangwa abafasha aba bantu kwihugura
byaradushimishije cyane, kuko iyo urebye imodoka ziri kwinjira mu gihugu nyinshi ni otomatike. Icyemezo rero cyo gukorera perimi zifashishije imodoka za otomatike cyakiriwe neza n'abaturage bo mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane ko zoroshya ubuzima bwabo. Abaturage baravuze bati imodokari za otomatike kuba zarageze mu Rwanda zoroshya ubuzima, niyo mpamvu natwe nyine abazifite cyangwa se abazitunze cyangwa n'abazazitunga twagombye kuba dufite impushya zitwemerera gutwara ibyo binyabiziga byacu bya otomatike. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga nawe ashimangira ko imodokari za otomatike zoroshya ubuzima. Aragira ati nanjye umutishijemo ukama otomatike nayikunda, ntivunanye, si ubunebwe bwo kwitwara, ahubwo niho tugeze. Umuvugizi wa polisi aravuga ati nanjye byanshimisha arimo gutwara akamodokari ka otomatike, ati si ubunebwe, atariko nihise ubu ngubu igutwerekeza niho tugeze, kugira ngo abantu bajye boroshya ibintu byose baba barimo bakora. No mu bugenzuzi rero bwo gutwara cyangwa se gukora impushya za burundu mu rwego rwo gutwara imodokari zifite cyangwa se zitwarwa na otomatike cyangwa se ubwoko bwa otomatike, ntabwo ari ubunebwe, ahubwo niho isi y'iki gihe irimo kugana mu koroshya ibintu. Umuvugizi kandi wa polisi yavuze ko mu bihugu byateye imbere hari aho usanga bafite na perimi zitajyaho ikimenyetso kiranga niba ari iza manuel cyangwa otomatike, kuko bo bafite ubushobozi bwo gukora nyinshi. Ati navuga ko kubera ko tudafite ubushobozi bwo kwikorera imodoka, izo dukoresha ari izo tugura hanze, turacyakoresha zose. Turakeneye rero imodokari z'ubwoko bwombi. Aravuga ati twe dukeneye imodokari za otomatike tukajyana na ziriya modokari za manuel. Ati n'ahandi bikorera ubwoko bw'imodokari za otomatike kuko bashoboye kwikorera nyinshi rwose, nta n'ikibazo baba bafite ku bantu bazitwara. ACP Boniface Rutikanga yavuze ko icy'ingenzi gikenewe cyane ari uko abantu biga cyane amategeko y'umuhanda n'ibizamini bitangwa, kuko nta kizahinduka cyane. Ati bakeneye kwiga cyane. Abantu benshi ibibazo duhura nabyo si uko abantu batazi kuyobora, no ku mategeko tugomba kuhareba. Icy'ingenzi ni uburyo bubahiriza ibimenyetso, nta gihinduka, nta n'ikiyongereho, ahubwo ije korohereza abantu. Ibinyabiziga bizajya bikoreshwa perimi za otomatike bizaba birimo na kategori nka Z ibarizwamo amakamyo. Ati imodoka nini zifite sisiteme ebyiri, manuel ariko niyo izaba ikenewe. Mazimpaka Julius nyine uhugura abantu yongera aravuga ati abifuza gutwara ibinyabiziga bavuze ko bamaze kugura imodoka. Mutubare gato, Mazimpaka Julius uhugura abifuza gutwara ibinyabiziga yavuze ko bamaze kugura imodokari za otomatike bazajya bakoresha mu kwigisha. Ati ubu nibwo tugiye kubona abakiriya benshi cyane. Abakora ibizamini by'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga bakora demarage, guparika n'ikizamini cyo kuzenguruka mu muhanda circulation, harebwa uko ukora yubahiriza amategeko n'icyo guca mu makona. Urumva ko basobanura. Abakora ibizamini by'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga bakora demarage, guparika n'ikizamini cyo kuzenguruka mu muhanda, aribyo bita circulation, harebwa uko bakora yubahiriza amategeko cyangwa se no guca mu makona. Urumva ko rero polisi y'u Rwanda uyu munsi yari yasobanuye iva imuzi n'umuzingo iby'impushya za burundu zo gutwara amodokari ya otomatike cyangwa se n'ibindi binyabiziga. Ubwo rero tubifurije amahirwe masa nagerayo amahoro.